Nababwiraga update kuri Sekafa Kagame Cup iteganyijwe gukinirwa mu Rwanda kuva tariki 24 z'ukwezi kwa karindwi kugera ku itariki ya karindwi ukwezi kwa munani. Tombora yuko amakipe azahura izaba kuri wa gatanu ku itariki ya 10. Ni rushanwa rizahuza amakipe 12 arimo APR, Rayon Sport, Simba muri Tanzania, Singida Black Stars, Vipers, Al Hilal, Elmelek, Gor Mahia, Mogadishu City, Jamus FC, FC Garde Républicaine ndetse n'ikipe yitwa KVZ FC niyo makipe azayitabira. Ku munsi w'ejo ntekereza ko abafana b'ikipe ya APR bose bari bategereje kumenya nimba koko umutoza Taleb yongerwa amasezerano muri ekipe cyangwa se hari izindi ngamba zizafatwa. Ariko abakunzi b'ikipe ya APR biciye ku mbuga nkoranyambaga mu masaha rwose gutyo y'umugoroba babonye ko biri official umutoza Taleb yongerewe amasezerano yo gukomeza gutoza ikipe ya APR Nepo amasezerano y'umwaka umwe. Bavuga ko icyo bashingiyeho ari umusaruro yagize mu mwaka ushize w'imikino. Barakubwira batwende umutoza atwaye igikombe se cya shampiyona akanatwara the story behind. Ikipe ya APR Football Club yahuye n'ikibazo cyo guhindagura abatoza cyane mu myaka yatambutse kandi bikarangira bikostinza amafaranga menshi. Batandukanye na Thierry Froger akurikirwa nawe uyu mutoza kurikiye Thierry Froger ni munyibutse Darkonovic. Thierry Froger hajyaho Darkonovic bakurikizaho uyu mutoza bafite uyu munsi witwa Taleb. Ariko mbere yaho kuko bari bafite Adil Erad Mohamed. APR yaje kwisanga muri situation yuko buri gihe itandukana n'abatoza bikayikostinga amafaranga menshi yimerekeza bijyanye no kunyine babirukana amasezerano yabo atararangira. APR yakwisomo rivuga ngo umutoza tuzajya tuzana kubera ko tuba tutaramwizera. Turamwizeye kuko tugiye kumuha akazi, ariko kuko tutazi ibyo azatugezaho reka dukore nk'icyo twakwita contract performance. Ngo duse nk'abasinyana imihigo abariyo tugenderaho tumuha amasezerano. Ngo Taleb aza yaganiriye na APR ku masezerano y'imyaka 2. Ariko APR musaba ko basinya umwaka umwe yabafasha kwitwara neza akazahabwa option yo kongererwa amasezerano. Ngo ntabwo bagomba kubridginga nako kwica iryo sezerano bamuhaye. Twe tuzakora isuzuma nyuma y'umwaka wawe wa mbere nidusanga waraduhaye ibikombe shampiyona, tugasanga Peace Cup warayitwaye, tugasanga tuzasohoka muri Champions League, nta kizabuza ko tuguha amasezerano. Ngo Taleb yateruye ibikombe bitatu abitereka mu kabati ka APR Football Club. Nayo rero yagombaga kubahiriza ibikubiye mu mvugano abagabo bumvikane niho bagomba guhurira. So Taleb amasezerano yari obvious kuko evaluation yarakoze. APR ya kwishimira ibikombe yatwaye kuri officers mess, natwe baradutumye abanyamakuru twari duhari. Uwo mugoroba nibwo Taleb yabaje abayobozi ba APR ati muzubahiriza ibyo twavuganye muri uwo mugoroba w'ibyishimo. Ati ko ibikombe mwasabaga nabitanze nge mu rugo niteguye kugaruka gukora akazi cyangwa hari ibindi biganiro tuzagirana. Baramubwira ati genda wiruhukire umenye ko tutajya duhindukira ku ijambo twavuganye. Uwo mugoroba yagiye mu biruhuko azi ko n'umuntu agomba kuza akongera amasezerano. So ngira ngo twarabivuze mbere ko azongera amasezerano ku munsi w'ejo kwari uko officializa ko yongera agasinya amasezerano ye yuzuza imyaka 2 n'ubundi y'imvugano bari bagiranye. Nuko APR yabitwaye nuwo ni Taleb. Wajya kukritika uburyo bw'imikinire intsinzi n'ibitaragenze neza byagombaga kujyana n'ibyo yari yaremerewe. Ntaho ubuyobozi bwa APR bwari kunyura imvugano bagiranye kandi bwarabimwijeje bumwira ngo nuduha ibikombe tuzagwa amasezerano. Ibikombe yarabibahaye amasezerano ni obvious. Ubwo rero uwitwa Jangwana Kenyere
akomeze abe tayari Ni inshuti ye kuzajya cyane. ariko asobanura ni waramwemera inshuti ye cyane akeneye kuzajya asobanura nibyo umutoza watwaye ibikombe buriya hari igihe n'abayobozi bakubaza batese umutoza watwaye ibikombe niba ari byo twemeranye ku meza agatwara iyo shampiyona agatwara igikombe cy'amahoro waheraho umwima amasezerano ariko ntekereza ko ku giti cyanjye niko nabitekerezaga kuba batari bugongwe wenda no kuvuga ngo hari umwaka w'amasezerano wariwe ari promesse bumvikanye ariko itari mu masezerano ku busabe bw'abafana bagiye babigaruka ariko tukanabireba tukavuga ngo ni ekipe nibyo koko ishobora gutwara icyo gikombe ariko se iratwara ibikombe ihagaze ite ese mu bikinire bimeze bite ubwo ngiye nabireberaga mu ndorerwamo y'ibintu bimeze gutya umutoza uravuga ngo ese APR mu buryo bw'icyitwa imikinire yabo wagisobanurira utu umuntu byari bigoye kuvuga ngo wasobanurira umuntu wa APR ngo ni ikipe ikinirya tactically umutoza ategura imikinire ye mu buryo bumeze gutya tukareba ku kigenanye na player development ese abakinnyi Tarebu yasanze n'abakinnyi ubwe yaguriwe hari uburyo bazamuye urwego ku buryo wabyishimira byari bigoye kuvuga ngo ese abakinnyi APR yazanye aba ba Memeri Daura basobanura ute aba bakinnyi yasanze se bazamuriye urwego aho naho kagenda ukanyuzamo ikigendanye n'umurongo utukura ngero narindi mvuga nti umutoza w'ikipe ya APR nibyo ibikombe barabitwaye kandi n'abandi baraje barabitwara ariko mu kigendanye no kuvuga ngo ese kipe irakina ese abakinnyi by'ubuze urwego rurazamuka ese abakinnyi barakina umupira uvuga ngo umukunzi wa APR yajya kuri stade atikandagira ntabwo ajya gukina na Gicumbi ngo agende atitira niba yavuye yatitira intsinzi ikaboneka bigoranye ejo kumuzana kuri match ya Kigali azaza avuga ati ese mana tuzakurayo match ukabona ko ikipe ya APR atsinda hamana ikindi kintu nge cyambabaje uvuga ngo swadi nini yaba ari ikibazo kuri Tarebu kuri ikipe ya APR ku bakinnyi igira itanga amafaranga menshi ni n'abantu twigeze kubikomozo APR n'imizana aba bakinnyi bakiri bato tuvuga ngo nibyo hari abakenewe b'imyaka wenda mitoya hari abakeneye kuza nka swad player hari n'abahasanzwe hari n'abataragenda twari tuzi kwenda abo ba Denis Omedi bazagenda bakiwanuka barahari APR irongeramo abo bakinnyi baba winga cyangwa se n'abandi baza mu yindi myanya kandi umutoza yarakweretse ko ku cyifuzo cye swadi nini ntabwo ariyo yakifuje nyese abo bakinnyi urabatunga badakina icyo nacyo cyaje kuba mu bintu ngenda nagezeho nibazaho rero ku giti cyanjye ntacyo wabirenzaho APR yayifasheho umwanzuro ariko nakeneye kuganirizwa kuri details zimwe na zimwe Rugaju hari ikintu akomojeho Nepo avuze ati uriya mwaka byari bigoye kuko yaje asanga hari n'abakinnyi baguzwe nawe yinjira muri uwo mujyo ariko uyu mwaka yongejwe yabonye aho yari akeneye kongera imbaraga abo bakinnyi bamwe muri bo barahari ntekereza ko yanagize uruhare rwo mu bakinnyi baje wenda ashobora kuba ataravuze ati kanaka ariko agapointa imyanya akeneye ko bongeraho imbaraga ese noneho yaba ari wo mwaka tugiye kubonaho umutoza Taleb agiye gutoza ikipe ya APR bimwe bigaragarira amaso kuko nawe uri umwe mu bantu bavugaga bati Tarebu barabona intsinzi ariko mu buryo butakonvenka atari ya APR nyine itsinda abantu badatashye abafana bayo imitima itahagaze abayobozi ba APR bakubwira yuko nkuko kwizigera bikomojeho umuntu watwaye ibikombe bitatu tutabona igisobanuro cyo kumwirukana ariko bakanagaruka ku ngingo ijya kumvikana ivuga ngo nubwo tutakinaga neza ese gora duhindagura abatoza buri mwaka nicyo gisubizo kizatuma dukina neza ese kuki umutoza ibyo yakoze byo gutwara ibikombe ariko atari performance nziza none tutamuha undi mwaka wo kuvuga ngo none unoza n'ikijyanye n'imikinire nge nageze kure mbabaza niba n'amatsinda ataba wenda ikintu bamuhaye nk'inshingano baravuga bati erega turi abantu ukuri urakubona amahirwe baravuga ati uramutse utomboye Mamelodi ikagukuramo icyo gihe se wabishyira ku mutoza watsinzwe ariko watsinzwe n'ikipe ikurusha harimo kwibwiza ukuri rero icyo si ikibazo cy'umutoza gusa n'abakinnyi bubizi ko ba Mamelodi ari beza kurusha abawe kandi iyo competition niyo mwatsindiye iyo mudatwara iyo shampiyona ko ntimwari kujya muri Champions League umwanya rero mwatwaye shampiyona kuko ari intego mwari mwamuhaye ntimwamuhora tombora kuko si uyikora mu gihe tomboye ikipe imurusha ingufu bakavuga ati ko ari amakipe tuvuge batomboye nka Simba batomboye Power Dynamos batomboye no makipe iyo muri ino Afrika twegeranye bishoboka ko ushobora kuba wakina nayo
kuri investment twakoze yakabaye nawe ashyira make ubwo buhanga bw'umutoza bukagaragara tukerimina bene izo equipe mu gihe twagira amahirwe yo guhura nazo muri round ya kabiri yatuma tujya muri aya matsinda ya Champions League bakavuga bati rero ni intego ariko nyine zisuzumwa hakurikijwe abo twakinnye nuko twavuyemo ntabwo ari uko ngo itegeko uko ryanditse ngo nudakora ikingo ngo uzahita ngo wirukanwe baranakubwira bati ibyo muri Afrika impamvu ubona tudafite wenda pressure cyane nuko tuzi ko n'abandi babigezeho byabasabye kubyubaka igihe ati rero iri shoramari mubona dukora buri mwaka mutunenga twaguze flop twagize dute turacyarwana no kongera amafaranga kugira ngo twongere kalite turacyanarwana no gushaka nyine iyo solution mu buryo bw'abatoza n'abakinnyi ku buryo tuzageraho tukabifatisha ariko ntitwabifatisha tutabyitabira niyo mpamvu ibyo mu rugo ari itegeko kubitwara stili rero birasa naho intego zabo zitarahinduka no kuvuga ngo tware ibyo mu Rwanda byose nugira n'uburyo ushobora kugira ibyo ukora muri Afrika byaba inyongera nziza cyane twakwishimira ariko kandi uramutse uvuyemo ku mpamvu zigaragara z'ikipe wenda iturusha ingufu nka kuri ya piramide baba babyemera kibarusha turi abantu nyine twabyumva bibaho nta gitangaza kirimo njye nkayibonamo uburyo rero bwo kuvuga ngo nuko bafana ba APR intego ziracyari kuba beza mu rugo mu buryo budasubirwaho bagatwara byose hanyuma ku ruhando nyafurika ni ikipe icyemera yuko ikiri kuri chantier kirimo kwiyubaka kandi niko kwibwiza ukuri byaba ikibazo wenda uko kwiyubaka kudakozwe neza cyangwa se kudafite projet y'igihe runaka ariko kubireba abazo APR rwose baranyuzwe n'uriya mugabo ikindi bavuga yuko ari umuntu woroshye gukorana nawe buriya uko waba umutekinisiye kose uko waba umuhanga kose hari uburyo sobuja cyangwa umuntu ugukoresha byanze bikunze niyo yaba atari umutekinisiye cyane muri ibyo bintu amakuru abifiteho abitangamo ibitekerezo atanze uko bisuzumwa wenda bikagororwa technically ariko ntibijye kure y'uwo murongo w'igitekerezo cya boss kiri mu bintu bituma abantu baramba mu kazi cyangwa bakavamo nukuvuga ngo uyu mugabo guhera ku bantu baba bari kuri touchline muri APR n'imyitozo yitabirwa n'abayobozi n'abandi n'ijisho ryabo nabo ku bumenyi bafite uko bwabo bungana kose abantu muri APR bakubwira yuko ari umuntu wumvikana nabo cyane nk'ubu kimwe mu bintu bamushimira numwe mu bantu wumvikana cyane n'abayobozi ba APR ku kintu kijyanye no gukoresha abakinnyi b'abanyarwanda yagiye abaho umwanya pe kugera no kuri aba bamwe bavuyemo ba Ruboneka n'abandi hari ikintu tudagomba kwirengagiza mu gihe tuganira APR abayobozi ba APR n'abayobozi b'ingabo z'igihugu ushobora kubasaba gukoresha abanyamahanga benshi ku mpamvu zo gushaka nyine ibyishimo tugere mu matsinda n'ibindi ariko bo impamvu bashyizeho Marine bagashyiraho n'ikipe y'Intare n'izindi ntoya bafasha ubona n'abakinnyi babo bato banyura no mu yandi ma equipe cyangwa bakanakira mu yandi ma equipe abo b'Intare bo banumva ko bafitiye igihugu bayobora umwenda wo kuba rero bagomba kudictatinga ishusho y'uko bakeneye abanyarwanda bakaye bahabwa chance baravuga ngo dukwiye kuba babandebereho ni ikintu kiri muri bo nk'abayobozi ariko kinahura n'ikipe bayobora ni Armée Patriotique Rwanda ariko naho mbiyo definition Armée Patriotique Rwanda iryo jambo patriotisme ukunda igihugu muri murayibona cyane so have a contradiction udatanga iyo chance ku banyagihugu which is true somehow abo rero baravuga ngo byatwara igihe wenda tukazagera hahandi abafana bacu bifuza kuko bo bari gukorera mu gice cy'amarangamutima gusa ariko twe turagaruka tukibuka ko hari ikindi no dufite n'ibindi dushinzwe gukora kandi bitureba nk'abayobozi antake aba ingabo ariko again nk'abantu banazi nyine ikiryo zina APR aricyo so iyo ugiye no kubireba rero bo banabigeza kure bakanabikira no muri vision
ya CIC yo kuvuga ngo ariko kuki mudafasha aba bana gukina. Kandi iyo uvuze aba bantu ni abantu bari muri hierarchy miyoborere y'igihugu, ni abantu bahura n'uwo muyobozi w'igihugu umunsi ku wundi, bazi impumeko y'igihugu kuri ibyo ngibyo. Iyo ugarutse rero nko muri politiki ya siporo y'u Rwanda, ni manifesto mukuru y'igihugu ivuga kuri siporo, ugasoma nk'amapaje yayo agaruka ku kijyanye no guhindura siporo akazi. Muri ministeri ya siporo bakubwira ko tugiye gukora abakinnyi benshi n'abatoza benshi, production igomba kwiyongera. Ibyo ni ibintu His Excellence aba yarahigiye abanyarwanda. Bamwe mu bantu rero banavuga ngo bari muri kwa kubikora bishyirwa mu bikorwa umunsi ku munsi, navuga ngo abafatanya bikorwa direct na amakipe. Ntutungurwa n'impamvu uri kumva bavuga ngo mutegetswe kugira abakinnyi batatu batari munsi y'imyaka batarengeje imyaka 21 kuri feuille de match abakinnyi 20. Ntutungurwa n'izi politiki ubona twebwe dukora zo kuvuga ngo bagomba gukina abanyamahanga 8 mu gihugu, hakaba harimo abanyarwanda benshi. Ntutungurwa no kubona bari kubwira amakipe yose kwizijya ko agomba kugira amajunior. Ntutungurwa no kubona bari kubwira ngo amakipe yose agomba kugerageza hakaboneka amakipe y'abakobwa. Uri kwibona ni ibintu bizaba mu mategeko. Nago nabonye Tony Foundation yatsinze Gasogi kuri kimwe bageze final. Why? Iyo rero aba designing umupira wa designing ariko banahuza na politike y'igihugu, iyo politike ministeri ijya kuyikora ishingiye kuri manifesto mukuru w'igihugu. Amperi rero ibyo irabigarukaho nabyo ikabisuzuma ikavuga ngo ariko umutoza dufite aba bana bacu b'abanyarwanda bigwa muri wa murongo naringiyemo kuremereye ku byo nyine ubwo nari mfasha CIC ni president w'igihugu mbikuriye wenda kuko bari abasirikare ubwo ni chain of command mu gisirikare none nari mbirebeye. Ese turi kubahiriza ibyo yifuza muri politike ya siporo y'igihugu? Noneho bakavuga ngo we are not technicians, wowe niwe mutekinisi, bigorore mu buryo icyo kintu gikorwa. Tukubwiye ngo kanaka kine kanaka yicara, ariko in other words humwanya abana bacu abanyarwanda. Ngo kujya kubona ukabona abantu baravuze ngo aperisha abana b'abanyarwanda, no, izana fidari kugira ngo imuhe chance. Bari abantu bavuga ngo yakabaye iramureka gute? Iramuzana ngo gerageza nkuko twazanye ruboneka avuye muri Muhanga, fight for your place. Mutazavuga ngo tugura abanyamahanga tukanga kubaha umwanya. Izana rene kavuga ngo fight for your place. Nuba mwiza urusha umunyamahanga warukine, ntibivuga ngo nakurusha uzajya mu kibuga. But again nibabe bahari, sibyo? Ikindi harimo nyine nibi bya ecosystem y'itembera ry'amafaranga, baranabyumva bakavuga ati no naba bana yoke nako kazu afatiyo credit muri CSS n'iki. So harimo ibintu byinshi bituma AP suko AP takwicara ngo ivuge ngo tugiye gukora projet ya billioni 10 cyangwa miliyari 10 z'amanyarwanda. Iyo projet turaguramo abakinnyi b'abanyamahanga 11 beza bakomeye, turahita tubarinya, turazana umutoza dembi 70,000 by'amadolari, kandi ibyo bintu bagenda bakidefanda kwa CIC kandi babibemerera. Hanyuma tugende dukina umupira, tugende tugere kure. Ariko again mbere yo gusaba nawe uranza gusuzuma. Ese ibyo njya kumusaba birahura ubundi n'ibiri muri politike y'igihugu na siporo y'ibyo dushaka gukora. Byaba ari contradiction uvuga ngo tuzakreye akazi mu banyarwanda, tuzabatoza abakinnyi ikite, none se bakine kandi ari mwe muri kuri elite level, none uraba producing abaje interest barajya muri AP. Harimo rero kwitonda ku bafana ba AP. Njye uko mbibona modo ihari no kuvuga ngo tugira abanyarwanda beza, ariko tugiremo n'abanyamahanga beza, tugire kwihangana igihe bizakunda ariko balance itataka. Kandi niyo usubiye mbere barabikubwira ngo nubwo mutujije njyaro wanchallenge n'abati usubize na ya APR ujye ukunda kuvuga ibirikane, usubize amaso inyuma. Arambwira ati yego uravuga ngo harimo Didi w'umurundi, harimo Ndanda w'umurundi, harimo wenda Ntaganda nayo tumare nk'umukongomani kuko n'ubundi hari umukongomani da wenda bamuhindurira amazina ariko hari umukongomani. Bakavuga bati wenda harimo uwo Makoyi urabivuga umunyamahanga, ariko bakanakuvuga ati meno kagira Jimmy Gatete umunyarwanda, Karekezi umunyarwanda, Jimmy Mulisa umunyarwanda, twari dufitemo n'ama elema abakinnyi bacu b'abanyarwanda. Bakakubwira bati rero twe twizera ko n'abanyarwanda babishobora. Part of rero igituma umutoza bamukipinga nuko yumva icyo kintu.
aracyumva aravuga ati nibyo ibyo muvuga nanjye ndemeranya nawe urumva abayobozi b'APR bose bakubwira ngo medirija nawe shasi abakinnyi banyu dore abakinnyi banyu ndi kubakoresha kumenya mwumva Taleb buri gihe abivuga ngo murakritika ngo nashyizemo abakinnyi ngo muravuga ngo nshyiramo Suwane ngo ariko ndi kubakorera Yunus umukinnyi wanyu ntutekereze ko izo disikura zivuga nk'ari kugushimisha wowe mufana nibyo ba bosi be bifuza ariko nabo se babyifuza gusa biri muri politike ngari y'igihugu erega unasubiye no muri kiriya gihe tuvuga kiriya gihe u Rwanda rwari rucyubaka twari tutaranagira n'izo akademi ariko uyu munsi uzwi ikipe ya APR noneho ihuye Kativita ari kuzamura guhera ku bana bari munsi y'imyaka 13 ubu ihuye bafite 13 15 17 abitwaye neza nibo ba promoted bakaza gutura ahangaha i Kigali kwirebero bagahita bajoininga intare nkuru wumve ko noneho inyamirambo kuri tapi rouge bahashyize ngabo nawe azamura abandi bakinnyi b'intare nabo bakora bataha uwitwaye neza kurusha abandi ahembwa guhita joininga intare za rugo nuko nguko barimo barategura so ngira ngo barimo barategura ni projet nziza nkuko mubisobanura ni projet igomba kubakwa igasobanuka ariko buriya ikintu kinini cyane erega ibintu byose bituma autour ya communication ngo mine de rien ikipe bita APR Football Club ni ikipe ikomeye y'ibigwi n'amateka mu Rwanda ngo niba hari na projet irimo irategurwa ntabwo ari ngombwa ngo bajyane itangazamakuru barisobanure ngo dukura amafaranga ahangaha ngo bazaduha miliyari zinizi tuzadevelopa gute ariko nimukora ikiganiro n'itangazamakuru musobanure projet zanyu musobanure uyu mutoza ayahawe izi nshingano kugira ngo ejo n'ejo bundi urumva rugaje abantu iyo tugiye mutanyuranye n'abafana banyu bajya ku kibuga n'itangazamakuru ni nayo mpamvu naguciye mu ijambo kugira ngo ukomerezeho ni nayo mpamvu abafana b'ikipe ya APR buri gihe tuvuga ngo ntago banyurwa nk'abafana b'ikipe ya Rayon Sport aba rero niyo cyagajyamo kimwe ari cy'ukuboko bataba bavuga ati turayikubise niyo yaba ari igicumbi byabarushije bakabona kimwe icyo navugaga mu buryo bw'imiyoborere ya APR Football Club habaye shift hagiye haba uguhindagurika kw'abayobozi n'imiyoborere ariko ikiza gihari APR ifite nuko istik ihagaze ku mwanzuro wayo n'umwimerere wayo ko ari ikipe y'ingabo z'igihugu kandi igendera mu murongo igihugu kirimo kirerekezamo development muyikore ni byiza muzamura abakinnyi b'abanyarwanda ni byiza mubashyire kuri spotlight ni byiza ejo bundi Clement atangira gukina muri Egypt all credit zizagaruka n'ubundi ku ikipe ya APR nkuko n'ubundi yagiye Mangwende na Ange Mutsinzi credit zikaza kuri APR kuko mwabakuye muri Rayon Sport na bamanzi Thierry bamaze kugira revo bageraho mubongerera ubundi bushobozi then murabamurika ku ruhando mpuzamahanga izo credit zizagaruka kuri APR ikintu nge ngarukaho ni kimwe ni mu buryo bwo kugira ngo birije binagenda neza APR mujya mwumva habaye abanyamakuru bo kuri APR abanyamakuru kuri Rayon Sport abangaba batuvuga nabi batuvuga neza kwera ibintu buriya iyo umuntu afite amakuru make agerageza gushaka rimwe na rimwe akayakura mu nzira zitandukanye akagwa no kubihuha